ngewe nabonye nk'umuntu atinyuka kugushukisha inkoko ariko agasuzuguro, ariko ubundi inkoko igura angahe? Inkoko umuntu akugurira inkoko hanyuma mujye gusambana koko? Inkoko ihenze ntigura 12. Ubundi so tariye inkoko so ubundi nikire ku buryo yibuze wapfa, ku buryo umuntu ashobora kugutesha agaciro ubwo uzi yuko inkoko ari yibigize agaciro kukurusha. Ibi bintu mbivuze mbabaye kandi ndababaye. Nababwiye ngo abagabo bakunda kubibaho bazasarura, kandi uko akubwira ngo ureba neza ntago amaso buryo umuntu abyirukana ari yasazanya. Utangira ureba neza ariko uko imyaka igenda yicuma uko imyaka igenda yicuma, uko imyaka igenda yiyongera, atangira kuza utuntu hano tw'iminkanyari. Waramenyaga kuyatereka neza ukabona mbese byanze, nazamo iminkanyari utakireba neza bizagenda gute? Bigusuzugurura intwari, abakubwira ko useka neza. Nagira ngo nkubwire ngo iyo ugenda usaza nishinyira cuya, nta kintu kidacuya arabikubwira. Uze nk'ababa bambwira ngo ndi mwiza, ngo ndi mwiza ye, mwitonde cyane mbere ko mutabivugaga se. Wapi? Hari igihe kizagera ntihagire wongera kubikubwira. Hari igihe kizagera nimero zawe za telefone bazisibe. Hari igihe kizagera ntumenye ba bantu baguhamagara nk'icumi ku munsi cyangwa 30. Hari igihe uzabashaka kubabure. Buriya ntago ari muwe bagufitiye, irememo ubuzima bwawe. Ngo wamenye iturufu riri ku maguru yawe, ngo iyo utambutse barahengeza, hanyuma ngo bakakubwira ko ufite amaguru meza, ibyo bigatuma bakwaka nimero za telefone. Amaguru aracuya. Amaguru aracuye. Umva ko ngo muzi kwisiga amavuta y'Iburayi mugakora mukorogo mukayavanga vanga ngo yagira gutya kugira ngo kuguru gukunde gutukura. Nta mavuta wasiga ku minkanyari ngo iminkanyari zanywa n'imyaka ufite. Nakongera numva ngo hari amavuta arangiza iminkanyari. Ahari nta muntu udakunda kuba umujene. Iyo uri umukobwa wiyubashye, ukaba umugore wiyubashye, uba n'umukecuru wiyubashye, kandi kwiyubaha byonyine. Mureke mbabwire, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje cyane abari hafi ndetse na kure. Turabashuhuje inshuti za mama Charlene official. Turasuhuza abari muri uyu mujyi wa Kigali. Turasuhuza abo mu ntara zitandukanye zigize iki gihugu cy'u Rwanda. Turabashuhuje mwese aho muri hose abadukurikirana. Ntago twabavuga amazina ngo bikunde kuko ndabiswa muri benshi, ariko ndabashuhuje kandi ndabazirikana. Ndabasuhuza cyane abari mu bihugu by'amahanga bitandukanye, ntarondora amazina. Ndabizi yuko mu nkurikirana muri benshi, mujya munyandikira, mujya mumpamagara, mujya mwandika kuri comment. Nkomeje kubashimira cyane abantu bakomeje kunshyigikira no kubana nanjye, kandi n'abandi muri kugenda mufata umwanzuro wo guhindurwa n'ibyigisho n'ubutumwa Imana yashyize muri nge. Imana ikomeze kubashyigikira kandi baramburira ukuboko. Imana ikomeze kubiyereka muri buriya butumwa, bubahindure, bubakomeze kandi mushikame, kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Mbifurije rero amahoro y'Imana. Nkuko nagiye mbabwira yuko tuzaganira ku bintu bitandukanye, ijambo ry'Imana, impuguro z'urubyiruko, izabubatse, n'impuguro zitandukanye z'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, nkuko Imana yatugiriye icyizere hanyuma ikabitugabira. Uko Imana iduciriye inzira tuzajya tubivuga. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku bushobozi buri mu mugore. Ni nabyo natangiye kubabwira mu kiganiro cyatambutse ubushize. Nababwiye yuko nshaka ko tuganira ku bushobozi buri mu mugore. Ntago nifuza yuko umugore yishyira inyuma cyangwa akishyira hasi. Hari ibintu byinshi nashingiyeho mbona yuko abagore mufite ubushobozi bubarimo. Nashingiye kuri byinshi mbona abagore muri intwari. Nashingiye kuri byinshi nsanga abagore mushobora kuba umuti. Nashingiye kuri byinshi mbona muri igisubizo cy'abantu benshi muri rusange. Mwabera itorera igisubizo, mwabera imiryango yanyu igisubizo,
mwabera imiryango yanyu bakomokaho, kuko hari umuryango umuntu akomokaho, hari n'umuryango umukomokaho, mwabera igisubizo aho mukorera. Mbese ndashaka kuvuga ubutwari buri muri mwe, kandi ndifuza ko umenya uwo uri we. Ntago nifuza ko uba umugore wumva yuko kubaho kwawe hari ahandi bishingiye, nta nubwo nifuza kukubwira yuko imbaraga zawe ziri mu kwisiga. Ndashaka kukubwira ko imbaraga zawe zitari mu kwikoraho, hari ahandi hantu ufite ubushobozi kandi hakugirira umumaro uwo uri we wese. Mureke rero tubanze turebe ijambo ry'Imana, ntago ndi bubivuge nonaha ngo mbirangize, tuzajya tugenda tuganiraho gato. Ni ugufashanya kugira ngo turusheho kumenya ukuri kwatubeshe n'aha, kandi tukabaho mu kuri, kandi na nyuma y'ubu buzima tukazabona Imana. Turebe mu Migani ibice 19 umurongo wa 15, haravuga ngo ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Reka nsubiremo mumbabarire ijambo muryumve. Ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Reka ndisubiremo. Ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Yego, uwinaniwe arananuka. Iri ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'umumaro, ni ijambo ryubaka. Iri jambo ni umujyanama, iri jambo ni umuyoboro, iri jambo ni ihumure, iri jambo ni ubuhanga, iri jambo ni ubushobozi. Iri jambo, reka mbabwire, ijambo ry'Imana wiringiyemo inyuguti imwe yonyine yakubesha Kigali. Kandi witonde kuba Kigali ntabwo ari ibintu byoroshye. Wiringiye inyuguti imwe hano ukayishyira no mu bikorwa, yatuma uba umuntu ukomeye. Niyo mpamvu ushaka kuvuga ngo nshaka ko tuganira kuri aya magambo, hanyuma kandi nkomeje cya cyigisho cyo kubwira abagore ngo nibamenye abo bari bo. Umugore agomba kwiyumvamo ubushobozi, kandi ubushobozi umugore afite yabuhawe n'Imana. Nzababwira umumaro wo kumenya ko ushoboye, kuko abagore benshi mutazi ko mushoboye. Ni nayo mpamvu mujya mukora ibidakorwa, kuko hari ahandi mwiringiye ubushobozi. Kandi nukomeza kwigira umunyantege nke, niho havamo ka gasuzuguro kangana kuriya. Hari agasuzuguro njya mbona abagabo badusuzugura. Ugasanga umugabo arakurebye, akakwitegereza, akabona nta bushobozi bukurimo bwo kuzarera abo wabyaye. Ni nayo mpamvu bamwe mufite ukuntu mwagiye mugwa, mukora ibyaha, abandi mwagiye mubaho mwishakira ubuzima bwanyu, mutandukana n'ubushake bw'Imana kubera kwitakariza icyizere mu kumva hari ahandi kibitse. Ariko nagira ngo nkubwire ngo icyizere cyawe kiri muri wowe, ni wowe ukigendana. Ntago kurama kwawe, ntago ubushobozi bw'abagore buba mu bagabo, nta nubwo guhumeka kw'abagore kuri mu bagabo. Ntago umugabo ari ubuzima bwawe. Icyo kintu ugomba kugisobanukirwa. Iri jambo dusomye hano ni ijambo ry'ukuri, ngo iyo umuntu yinaniwe arananuka, kandi uwinaniwe arananuka. Uko biri kose ugomba kumenya ko muri wowe harimo imbaraga, kandi ukamenya ko muri wowe hari ubushobozi. Ngewe nagiye mbibona inshuro nyinshi, mbona ukuntu abantu bakureba ngo uri umugore, wamara nko gupakara n'urugero ngo uriya mugore bariya abana ntazabashobora, uriya mugore abagabo bandi bazahita bamwinjira. Ariko reka mbabwire, tutarebye kuri ba Debora, tutarebye kuri ba Hana, tutarebye kuri ba Esteri, tutarebye no ku bagore benshi bari muri Bibiliya,
tukareba no mu buryo bw'umubiri. Hari abagore bakwiye kuba icyitegererezo babayeho. Njye nagiye mbona abagore bagiye bapfakara kera, narabitegereje, bapfakara bataruzuza 20, bapfakara bafite 20, hari abapfakaye bafite 25, bageze mu myaka muri za 50, bageze mu myaka muri za 60, babaye intwari, baba inkwakuzi, barera abana babo, abahungu babo bajya muri za kaminuza, biga amashuri ahenze, bari mu kazi barimo barakora. Abo babyeyi babonye abakazana n'abakwe, n'abamama biyubashye. Hari abapfakaye barekeraho gushaka, hari abapfakaye baba intwari barera abana babo, ubu n'abana babasazishije kuko babanye nabo neza. Kandi baguhaye ubuhamya, ukumva ahantu bagiye banyura mu nzara, ukumva ahantu bagiye banyura mu bukene, barwana urugamba rwo kutiyanduza no kutiyandarika. Ni abakecuru b'inyangamugayo, ni ibyitegererezo, turabafite bo kwigirwaho. Nagira ngo nkubwire ngo nutishobora kandi ngo umenye ko muri wowe harimo ubushobozi. Niryo jambo ahangaha twasomye muri iki gitabo mu migani. Mu migani havuga ngo uwinaniriwe arananuka, uwinaniwe arananuka. Iteka nubaho uri umuntu uteze ibiganza, ukumva yuko uzabaho kubera umuntu we uwo ari we wese, ukumva uzatera imbere kubera umuntu, ukumva ntushoboye, ukumva ntago wakigurira umwenda, ahubwo ugasanga hari ahandi hantu wiyizeye ubushobozi. Hari abagore bafite amaso meza, kumva ko amaso ye meza harimo imbaraga zizamutunga. Hari umubyeyi wicara akavuga ati taye yanjye afite yonyine izantunga, kumva niho imbaraga ze ziri. Akumva ati amaguru yanjye meza atariho imikori n'iminkanyari, amaguru yanjye meza arambutse atariho nkurikira nkwase, azangirira umumaro, ukarushaho kugukarabya no kugusiga. Ukumva yuko ikibuno cyawe wifitiye icyo cyonyine harimo imbaraga zizagutunga. Ukumva yuko kuba hari ibintu wiyubatseho by'umubiri, wifitiye inzobe utigeze uhaha, utahubwo ndakomeza gushyiramo imbaraga inzobe yanjye komeze cyane. Aho hantu mushaka, aho hantu muvuga ko hari ubushobozi, ntago hari ubushobozi, ahubwo muri wowe mwimbere, mu mutima wawe, mu bushobozi bwawe, muri karemano yawe. Imana ijya kukurema yaguhaye agaciro, ishyira imbaraga muri wowe zo kwishoboza no gushobora. Ngewe ndifuza ko muri wowe wibikamo icyizere cy'uko ushoboye, kuko birambabaza aho umuntu w'umugabo aza akagusuzugura ngo azagutungira abana, azagutungira abana akabyishyiraho, ariko yamara no kubikubwira ati ubwo nyine nawe urabyumva. Hari ukuntu ako ni agasuzuguro. Mureke mbabwire, ako ni agasuzuguro. Kandi n'abagabo bameze gutyo, abantu mwabagabo mwe, mwibuke yuko mwaremwe mbere y'abagore. Kuba mwararemwe mbere y'abagore nzabibabwira mu minsi iri imbere. Kuba mwararemwe mbere y'abagore, mukwiye kuba abantu baremwe mbere y'abagore. Umuntu uza kugukangisha ngo araguha 25 z'umuceri. Uzi ko hari umuntu wigeze ambabaza, uzi ukuntu hari abagabo b'imfura, hari abagabo b'intwari, hari abagabo bafite ubumuntu. Ndabizi ko bahari. Kera ntago nari nzi ko mubaho, nari nzi ko abagabo mwese muri babi, nari nzi ko abagabo mubibaho mugomba gusarura. Ntago nari nzi ko hari abagabo babibaho batazasarura. Ndabizi ko muriho, nanjye narababonye. Hari abagabo mufite ubumuntu, hari abagabo mufite ubunyangamugayo, hari abagabo mwitwara nk'abantu Imana yaremye mbere, kandi Imana nibaha umugisha. Ariko muri rusange abagabo benshi babibaho bazasarura. Nyine nkoresheje amagambo y'ubwenge, azaza akubibemo minerivare. Ariko afite ibyo azagusaruramo. Simbivugira muri kamera, ndabizi ko mukuze.
azakubibamo igitenge ariko afite icyo azagusaruramo. kandi burya reka nkubwire, nakubibamo minerivare y'abana, akakubibamo aya 25 z'umuceri, akakubibamo n'akawunga, witegure. ashobora kuzakubibamo n'ibikwica, ashobora no kuzakubibamo ibikugabanyiriza imyaka, ashobora kukubibamo ibituma Imana igutakariza icyizere, ashobora kukubibamo ibintu ahantu udashobora kuzikura. niyo mpamvu mubitondere, abenshi babibaho bazasarura. abenshi babibaho bazasarura. ndashaka kuvuga ngo umugore afite ubushobozi Imana yamuremanye. wikumva kuri umunyantege nke ngo utangire urire ngo ese ko nabonye mbona amafaranga ya garidiyene aya primaire azava he? uti se noneho ko mbona secondaire yize biruhanyije aya kaminuza azaturuka he? nagira ngo nkubwire ngo umuntu Imana yashyizemo ubushobozi bwo kubyara umucunguzi byonyine. haleluya. Imana, haleluya, Imana igakora inama, ikayikorera hera ho mu ijuru, ikayikora inama. amina. ngo ikareba ukuntu umugore ari uzabyara umucunguzi. reka mbabwire, uyu mucunguzi shaka kukubwira si umuyobozi w'akarere wonyine, nubwo namwe mwabyawe n'abagore, ntabwo ari umuntu w'umunyacyubahiro uyoboye igihugu runaka gikomeye. ni umucunguzi wayoboye isi akiriho, akayobora isi baranamwishe, akayobora isi akagera ikuzimu, akayobora isi kuzimu akahavamo ahamaze iminsi 3. nkubwire ngo umuntu twabyaye buri mwaka tumukorera anniversaire yo kwizihiza igihe yavukiye, tuvuga ukuntu yavutse, tukizihiza uko yapfuye, tukizihiza ukuntu yazutse, tukizihiza n'imibabaro ya. reka mbabwire, mwe niyo mwabaye abantu b'abanyacyubahiro bakomeye, tugukora anniversaire twibuka igihe wagize gute, ngo igihe wavukiye n'igihe nyine ngo mwabaniye. kandi burya igihe mwabaniye ari n'igihe mufite ubwoba uti none twakora y'imyaka 10 tumaranye, ukagira ubwoba uti 15 tutayimarana cyangwa 20, mufite ubwoba. ariko uyu mwami, haleluya, ndashaka kuvuga umugore wabyaye umucunguzi. uyu mwami wavukiye mu mugore, agaca mu mugore bikanzurwa ngo aranyura mu mugore, kandi akavuka anyuze mu mugore. ni umwami waduhaye icyubahiro, tugomba kugendana izi confidence. kuba Imana yaratugiriye icyizere ikavuga ngo Imana n'ubundi igiye guca mu mugore, ndavuga Kristo. mbabwire umwami udapfa, mbabwire igihangange. mwarabibonye ku munsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Yesu cyangwa n'ibindi birori tumukorera, mwabonye ko no mu kabari haba hari ibirugo. mu kabari biba bihari, mu mabuwate biba bihari, mu mabake biba bihari. haleluya. mu bigo bikomeye, mu bigo bya leta, mu bigo byigenga, sifa kwa Mungu, muri bije bagomba gusohora buri mwaka no kudekora ko Kristo yavutse, ku mihanda amatara, ku mihanda ibirugu. Imana inabaha umugisha. Imana nibaha umugisha n'abantu babishyize muri bije, mugatanga amafaranga angana kuriya, mukizihiza ukuntu Yesu yavutse, tukibuka igihe yavukiye. Imana ijye ibaha umugisha. hanyuma ibaza uwo mwami uteye ubwo umunyacyubahiro yavutse mu mugore. abayobozi bakomeye mubona bavutse mu mugore, abahanga n'abanyabwenge ni mu mugore, abahanzi n'abakina amafilime b'abasitari ni mu mugore. na mama Charlene na mama Charlene ufitiye umumarisi nawe yabyawe n'umugore. haleluya. na Israel uri ku nkamera nawe yabyawe n'umugore. bishatse kuvuga ngo mu mugore ni uruganda rukomeye Imana itunganyirizamo abashumba, itunganyirizamo abapasiteri, itunganyirizamo abahanuzi, itunganyirizamo abazakorera Imana, abazakorera igihugu. byose ni mu mugore. ni gute umugore ubyara umuperezida yipfobya, ukumva kuri umuntu sinshoboye? kura amaso ahantu hose, wirememo ubushobozi, hanyuma n'agasuzuguro kagabanyuke. hari aho umuntu yakagutesheje
yakagutesheje agaciro. Reka nkubwire mama, burya iyo umugabo akuguriye 25 z'umuceri akagusaba kukubibamo, akabiba nyine akakubibamo 25 z'umuceri, kariya ni agasuzuguro. Umuntu ugukangisha umuceri ufite amaboko abiri, umuntu ugukangisha kawunga ibigori koko ufite amaboko abiri, ibintu byose ukajya ubyemera ukabikora utabishaka, ukabikora utabitekereje, ukabikora ubabaye uvuga ngo reka mbikora zampara siyo, reka mpemuke azajya mpahira, reka mpemuke azanyishyurira inzu, reka mpemuke azishyurira abana minerivare, reka mpemuke aranjyana muri saro, reka mpemuke simperuka kurya ifi, reka mpemuke ntago mperutse kurya inkoko, reka mpemuke. Ukiyambura ikuzo ry'ababyeyi Imana yaguhaye, ukiyambura agaciro y'uko uri umuntu ukomeye, ukakiyambura ukitesha agaciro, umuntu akaza akagukorera akagutesha agaciro. Reka nkubwire, burya nubona uri umugore ukabona urasambanira ikintu runaka, cyangwa ukabona abagabo barakuyobora bameze nk'abafite telekomande, ameze nk'ufite telekomande akanda ahakanze hose bikemera, ukamera nk'umuntu uyoboreshwa telekomande, umuntu utifatira ibyemezo, umuntu utifatira imyanzuro y'ubuzima, umuntu utakipangira ubuzima bwe ngo abubemo, umuntu akakuyoboza amafaranga yafite akagukoresha n'ibidakorwa, akakuvana ku Mana. Ibyo bintu nibyo ntashaka. Uri umuntu ushoboye, reka nkubwire, uri umuntu ushoboye naho waba warize make, uri umuntu ushoboye naho waba uri umuntu wisuzugurwa. Nagira ngo nkubwire ngo ibikurimo muri wowe nibyo bigomba kuguha agaciro. Koko ngewe nabonye nk'umuntu atinyuka kugushukisha inkoko, ariko agasuzuguro, ariko ubundi inkoko igura ngahe? Inkoko umuntu akugurira inkoko hanyuma mujye gusambana? Koko inkoko ihenze ntigura 12. Ubundi so tariye inkoko so ubundi nikire ku buryo yibuze wapfa, ku buryo umuntu ashobora kugutesha agaciro. Ubwo uzi yuko inkoko ari yibigize agaciro kukurusha. Umuntu agushukisha igitenge, aragushukisha inkoko se nibura azaguha inkoko uzarya kugeza upfuye? Aragushukisha ibitenge se azakwambika kugeza upfuye? Kandi reka nkubwire, ishakira agaciro. Hanze aha hari abagabo bagutumweho, kandi ntago bazica umubiri wawe n'ubugingo bwawe bazabwica. Aragushukisha minerivare se azabishyurira azabishyurira primaire na secondaire, abishyurire kaminuza, azajya no kubashakira akazi se, cyangwa azanatuma bahumeka tume banabaho? Irememo icyizere. Dufite abagore bishyuriye abana babo za kaminuza batiyanduje, dufite abagore bishyuriye abana babo za secondaire. Charlene wanjye ageze mu wa 3, fisi wanjye ari mu wa 2, abana banjye bariga kandi umva baziga. Reka nkubwire, kereka binaniwe, kereka nibinanirwa, ariko sha baziga kubera iki? Nibyo ntazabasha, aho kugira ngo mpfukame imbere y'umugabo abinkorere kandi ankoresha amabi, nzapfukama imbere ya gitare, intare yo mu muryango wa Yuda, ajya atangirira aho naniriwe. Ibi bintu mbivuze mbabaye kandi ndababaye. Nababwiye ngo abagabo bakunda kubibaho bazasarura, kandi ni benshi. Ababibaho batazasarura ni bake. Akomeza gushuke kandi ukakubwira ngo ureba neza, ntago amaso buryo umuntu abyirukana ari yasazanya. Utangira ureba neza, ariko uko imyaka igenda yicuma uko imyaka igenda yicuma, uko imyaka igenda yiyongera, atangira kuza utuntu hano tw'iminkanyari. Waramenyaga kuyatereka neza ukabona mbese byanze, nazamo iminkanyari utakireba neza bizagenda gute? Bigusuzugurura intwari,
bigusuzugurira umuntu ukomeye, bigusuzugura Imana yakubitsemo ubushobozi, bikomeza kugukangisha ayo mafaranga yabo. Burya ahantu bayavanye nawe wayahakura, kandi uwayabagabiye nawe yayaguha. Abakubwira kureba neza, abakubwira ko useka neza, nagira ngo nkubwire ngo iyo ugenda usaza nishinyira acuya, nta kintu kidacuya, arabikubwira. Uzi nk'ababa bambwira ngo ndi mwiza, ngo ndi mwiza ye, mwitonde cyane mbere ko mutabivugaga se. Wapi? Nishinya y'umukara igenda icuye, bakubwira ngo ufite ishinya nziza n'amenyo meza, bigenda bicuye uko umuntu asaza. Hari igihe kizagera ntihagire wongera kubikubwira, hari igihe kizagera nimero zawe za telefone bazisibe, hari igihe kizagera ntumenye ba bantu baguhamagara nk'icumi ku munsi cyangwa 30, hari igihe uzabashaka ubabure. Buriya ntago ari impuhwe bagufitiye, irememo ubuzima bwawe. Yego, ibyo kuvuga ngo ngo wamenye iturufu riri ku maguru yawe, ngo iyo utambutse barahengeza, hanyuma ngo bakakubwira ko ufite amaguru meza, ibyo bigatuma bakwaka nimero za telefone. Amaguru aracuya, amaguru aracuye. Umva ko ngo muzi kwisiga amavuta y'i Burayi, mugakora mukorogo mukayavanga ngo yagira gutya kugira ngo ukuguru gukunde gutukura. Nta mavuta wasiga ku minkanyari, ngo iminkanyari zanywa n'imyaka ufite. Nakongera numva ngo hari amavuta arangiza iminkanyari. Ahari nta muntu udakunda kuba umujene, twayagura tukayamara. Nge naba nyibitseho nkanayabika, cyangwa iminkanyari niza. Ariko byose ni hahandi imyaka umuntu ageramo n'ibihe, hari ibihe utasiga amavuta. Ayo maturufu rero urumva na maturufu akoreka nkubwire, ubupfura n'ubunyangamugayo, ubutwari no kwimenya, kwiyubaha ntago bijya birangira. Iyo uri umukobwa wiyubashye, ukaba umugore wiyubashye, uba n'umukecuru wiyubashye. Kandi kwiyubaha byonyine, mureke mbabwire, hari igihe ushobora kwicara ngo wize make, ushaka kwicara ngo wize make ukisuzugura. Ubunyangamugayo n'ubupfura, ubutwari. Ushobora kugira amashuri make ariko ukagira ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo bwonyine bugatuma ukora akazi kagakozwe n'uwize menshi. Ubunyangamugayo bushobora kukwicaza muri biro, kuko ubunyangamugayo ni ubwa mbere, kandi n'ubupfura ni ubwa mbere. No kwiyubaha, ese wari uzi yuko burya no kwiyubaha byonyine, kwiyubaha burya bishobora kuzakuzanira umugisha naho waba uri umukecuru ushaje, kuko ibyo umuntu yibibamo nibyo azasarura. Ntago nifuza ko rero umenya ko ubushobozi bwawe buri aho ngaho. Ntago ukwiye kuzaba umugore wumva ko hari ibintu wibitseho ku mubiri bizagutunga. Uvuga uti iyo nciye ku bagabo bose baragwirirana none. Ariko reka nkubwire, kandi nabo bakureba mu minsi iri imbere hari igihe bazaba batabasha kureba, kuko burya nabo namenye ikintu kibatera kureba hanini ni umurengo ubu barimo. Umugabo ushonje se shaha amenya kuri mwiza. Umugabo w'umushomeri ugira ngo abasha kureba neza, kandi yaburaye yavuye mu rugo nta narasi yatanze. Abakureba nabo bafite ibibatera kureba, bafite ibibatera kureba. Burya byose bituruka ku murengwe. Umugabo waraje umugore n'abana, abana barira n'umugore arira, bose barira muri soprano, nawe akarira muri bazi. Ndakubwije ukuri, uwo niwamwereka amabuno wayamwereka se yayareba. Abakureba nabo buryo ntago bazakomeza kukureba, kandi nawe ntago uzakomeza kurebwa. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo iyubakira ubushobozi muri wowe, bwizere ko bufite. Izere ko ufite ubushobozi, kandi ubushobozi bwawe ntugire ngo buri mu miterere yawe. Ubushobozi bwawe burimo imbere. Tangira ubukoreshe, tangira ubyiyumvemo, kandi ku nkunga yawe nkeya ufite, Imana igufitiye undi musada wakugeza kure. Igufitiye n'ubundi bushobozi bwatuma ugera ahantu hakomeye. Turi ku cyigisho kivuga ngo ubushobozi buri mu mugore. Mu mugore harimo ubushobozi,
hari ingingo rero zibapfobya, abanyabumubiri banazisoma bagahita babapfobya. Abagore ni inzabya zoroshye, abagore ubu ngo muri abantu boroshye. Ntago Bibiliya yigeze ivuga umugore kugira ngo imupfobye, nta nubwo Bibiliya yavuze umugore kugira ngo abe umuntu wo hasi. Buriya wenda nabyo tuzabiganiraho, impamvu Bibiliya yavuze ko abagore ari inzabya zoroshye. Ntago biba bivuze ngo umugore yitesha agaciro, nta nubwo biba bivuze ngo amere nk'umuntu wa masikini, ntago ari icyo bivuze. Abagore bafite ubushobozi, abagore babaye intwari, ngo abantu bose baragenda nibo basigaye kumva ya Yesu, kandi yarindwaga n'abasirikare bakomeye, ntibigeze batinya igitsure cy'abo basirikare, ngo baragendaga bati turashaka umwami wacu. Ngo n'igihe bamuburaga babaza abarinzi ati nimutubwira aho ari, umwami wacu ari he? Barakotana, bivuga ngo niyo biba ngombwa ko haba intambara ubanza bari kuyirwana, ariko umwami wabo akaboneka. Haleluya. Umugore afite ubushobozi. Ikindi nashakaga kubwira abagore, ni nacyo ndi busozerezeho, tuzakomeza. Nashakaga kubwira abagore ngo mbese wari uzi ko ushobora guhagarara mu cyuho cy'umugabo? Hari abagore mwagiye mucika intege kubera amagambo y'abantu, ugasanga umuntu arapfakaye bagatangira kumwicaraho. Ruriya rugo se rurahita ruhirima, rurahita rusenyuka, yewe urugo rutagira umugabo, urugo abana barerwa n'abagore. No, ayo mateka niyo nshaka kukubwira ngo ntago abagore barera nabi, nta nubwo abagore, dufite abagore bubatse amazu yitirirwa abagabo babo. Barahari, muri ifura muzi no guceceka, kandi mujye muryumaho mukomeze muceceke, ntimuzanyishinge. Ngewe nahawe kuvuga kugira ngo ibyo mvuga bihembura abantu, nkabivanga n'ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo, kuko nge ndi umwigisha kandi ngomba kwigisha nihereyeho, nkitangiraho urugero. Mujye muryumaho. Hari abagore bafite amazu biyubakiye yitirirwa abagabo babo, muri intwari. Hari abagore bishyurira abana babo za kaminuza bikitirirwa abagabo. Hari abagore mukora ibintu by'ubutwari, murahari, muraceceka, nimukomeze mubi intwari. N'ibyo nashakaga. Umugore ashobora guhagarara mu cyuho cy'umugabo kandi ntihagire ikibazo. Naho wayubaka ikitirirwa we ntacyo, ushobora guhagarara mu cyuho. Kandi ndi kubabwira yuko aho mwizera mufite ubushobozi atariho Imana yabushyize. Narindi kukubwira ko hantu k'umubiri wawe, ku ngingo zawe wizeye ko hazagutunga atari ko Imana yabiteganyije. Hanyuma ndifuza yuko dusoreza ahangaha, tuzakomeza n'ubutaha. Nagira ngo nkubwire ngo umugore ufite ubushobozi, ufite ubushobozi bwo kwitunga, ufite ubushobozi bwo kwibeshaho, ufite ubushobozi bwo kwishakira ubuzima. Ntago nifuza ko icyizere cyawe cyose ugishyira ku mugabo 100%, kuko twagiye tubona ibyago bigiye bitandukanye bituma utandukana n'uwo mwashakanye, waba ubishaka cyangwa utabishaka, kuko inaha bahita mu isi. Mushobora gutandukanya ku ruhare rwawe cyangwa rwe. Hari ibintu byinshi bituma umugore yibana, ariko nagira ngo nkubwire ngo wikuremo kumva ko ugomba guhumeka kubera umugabo, kubera ko ni wishyiramo ibyo bintu ngo uzajya ubaho kubera we, utakaza ubushobozi buri muri wowe, bizagutera gukora ibidakorwa. Kuko nababwiye ngo umugabo, abagabo benshi babibaho bazasarura. Ni ikinyarwanda gikomeye cy'ubwenge nakoresheje. Babibaho bagomba gusarura. Ashobora kukubibamo ibizakwica, ashobora kukubibamo n'ibizakwangiza, ashobora kukubibamo ibyakwicira amateka, ashobora kukubibamo ibyatuma ugira igikuta hagati yawe n'Imana, yakubibamo ibyatuma utakarizwa icyizere, yakubibamo ibintu bitari byiza bigatuma wica imbere hawe. Nimvuga kubiba, ashobora kuzana 25 z'umuceri ariko akazizanana n'icyorezo, akazizana. Hari ibyago byinshi bishobora guturuka kutigirira icyizere. Hanyuma ubutaha dufite ibindi bintu tuzaganira. Hanyuma abagore mbifurije amahirwe masa yo kwisobanukirwa no kumenya abo muri bo, kandi umenye ngo aho imbaraga zawe zirangiriye niho iz'Imana zitangirira. Ntago buryo buri wenyine, buri kumwe n'Uwiteka. Ndifuza ko wigirira icyizere kandi ukiha agaciro. Mureke duse
dusenge. Muri abantu b'abanyacyubahiro, muri abantu bo kubahwa, muri abantu muri uruganda rw'Imana ikoreramo ibintu bikomeye kandi by'agaciro ndetse n'umumaro. Ndifuza ko icyizere Imana yaguhaye ndetse n'icyizere abantu bakugirira nawe ubwawe ntukizigirire, kugira ngo imbere hawe hadapfa ahubwo habe heza nk'uko Imana yabiguteganyirije. Mureke rero twubaha Imana dusenge kugira ngo Imana idushoboze ibi byose mvuze, kuko ni ubushobozi bw'Imana. Mureke rero dusenge. Turagushimye nyaguhora ku ngoma Imana, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo ngere twigirire icyizere ku murimo wadushinzeho kuba abagore. Ndagushimye ko ari we watoranyije umuntu ukamwemerera kuba umugore kandi wari uzi n'icyo azamara. Ndagushimye imbaraga watubitsemo kandi n'ubushobozi washyize muri twebwe, utugirira icyizere tubyara umwami nuko wari utugiriye icyizere. Aka kanya ndasengera abagore aho bari hose bankurikiranye, kugira ngo ubwo bushobozi ubu bibe muri bo, bigirire icyizere kandi biyumvemo gukomera. Buri wese agaciro wamuhaye yo kukwitesha, kandi ukomeze ubashyigikire aho bari hirya no hino abagore, mu bintu bibagoye bikoreye no mu bibareba no mu bibahiga. Ube mu ruhande rwabo bashyigikire kandi ubaramire. Ndagushimye wateguye umushinga mwiza wo kutugira abagore, wari uzi ko uzatubyaza umusaruro w'ibyiza kugira ngo tugere ku iterambere wifuza kandi natwe tukagera aho twifuza. Ukomeze kubashyigikira aho bari hirya no hino mu byago no mu makuba, ube mu ruhande rwabo kandi ubaramire mu buryo bwose. Abari mu ntambaro barwanirire, abari mu bibazo bibakuremo, abatisobanukiwe ubahe kwisobanukirwa, abitesha agaciro ubahe kwiha agaciro, abanyantege nke ubahe imbaraga. Kandi buri wese, umugore, abakuru n'abatoya, bahafi na kure, abize n'abatariga, buri wese amenye ubushobozi wamuremanye kugira ngo barusheho guhagararaho Uwiteka bashaka. Ndagushimye cyane, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.